Hi, I want you to talk here today. Ndashaka ko uyu munsi tuganira. Ndatangira kwibariza iki kibazo. Ubigenza ute? Ese ubigenza ute? Ese nicyo ukora iyo ubuzima busa nkaho bahagaze? Ubuze icyo wakora, ubuze icyo wafata n'icyo wareka. Ubigenza ute? Iyo wisanze hagati y'ibigeragezo utamenya uko wikura. Ese ubigenza ute? Iyo abo wari wizeye bagutiriranye bakakwihakana bikaba nkaho batigeze no kukumenya. Ubigenza ute? Ese ubigenza ute? Iyo wakiriye ibaruwa n'ubwuzu bwinshi wayifungura ugasanga ni kwirukana ku kazi. Ubigenza ute? Ese ubigenza ute kandi iyo utegereje ibisubizo bya muganga maze muganga yaza aje kuguha ibisubizo agatangira kubwira ati I'm so sorry. Ubigenza ute? Welcome back to Iyi Nkuru zatufiti mu kiganiro ingingo y'umunsi, ikiganiro duhuriramo tugasangira ijambo. Ni ikiganiro twigiramo amasomo atandukanye ashingiye ku bitekerezo bitandukanye byo muri filosofi, byo muri siyanse ndetse n'ibyo mu buzima busanzwe. Turaza hano tukabiganira tugasangira ijambo. Yes, ni ikiganiro uba ushobora kuba waduhamo ibitekerezo unyuze muri comment ukatubwira wowe uko ubyumva. Nkubwira nti ese ubyumva ute? Muri kino kiganiro turimo kuganira ku ingingo, ndagira ngo uze kutubwira uko ubyumva ku musozo w'ikiganiro. Niba ari inyunganizi waduha uzi kwiduha, feel free. Mu gihe haba ari icyo ushaka kutubwira, feel free to tell us. Yes, iki ni ikiganiro ingingo y'umunsi, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Francis Nkurunziza. Reka twiganirire. Ndagira ngo mbabarire wumve iyi nkuru utuje, twumva amasomo akubiye muri iyi nkuru. Ndatekereza ko hari amasomo y'ubuzima uza gukura muri iyi nkuru. I hope you guys we are together. Umugabo ubwo yagendaga yaje kwisanga ari nk'umuhigo hagati y'igisamagwe cyagishonje cyane. Nawe urabyumva cyakurikiyeho, uwo mugabo yashatse uburyo yakiza amagara ye, yiruka ahunga icyo gisamagwe. Mu kwiruka kubw'amahirwe uwo mugabo abona umwobo munini wahoze ari iriba ryakamye. Yigira inama yo kujya muri uwo mwobo ko yabonaga ko icyo gisamagwe cyo ahari kitari kumusangamo, ubu aba ariho yihishe. Kuko yamanutse muri wa mwobo, akimanuka afashe ku muzi w'igiti arebye hasi yagiye kubona hari inzoka y'ubumara bwinshi imutegereje kundi ba icyo cyobo ngo nagera hasi bimusamura. Uwo mugabo akibaza ibibaye, Taiga yari yamaze kugera hejuru ye imutumbiriye imutegereje wave muri uwo mwobo bimusamure umugira ifunguro. Uyu mugabo yarageze hagati y'ibigeragezo atarazi neza icyo yakora kugira ngo abashe kubyikuramo. Nkaho ibyo bidahangije, hazimbiye itangira gukegeta umuzi uwo mugabo yarafasheho, ku buryo igihe cyari kugira uwo muzi nawo ugacika. Umugabo byaramucanze noneho abura icyo yakora. Iyi nkuru irashushanya ibihe abantu benshi twisangamo turi hagati y'ihurizo nk'iry'uyu mugabo, hamwe tuba tuzengurutswe n'ibibazo tutamenya uburyo twabyikuramo. Sibanga ko hari igihe kigera ubuzima bugashyarira koko bukakubabaza ku buryo wumva ko icyiza kurushaho ari ukubuvamo, hamwe ukira amazi aho kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke ahubwo bikiyongera. Iyo ufashe kuri uriya muzi twabonye mu nkuru kandi bibe wukegeta ihumereye nabi, uri hafi kuwuca hasi, inzoka yo mu mara bwinshi igutegereje ngo uhanuke igufate hejuru, Taiga gutegereje ngo uve mu cyobo igusamure. Ese ubigenza ute? Mu buzima hari byinshi bitubaho, nyamara akaba ari nta kintu na kimwe twakora ngo bigende neza uko tubyifuza. Ugasanga rimwe na rimwe ibyo kugira ngo bitubeho bitugwirire ugasanga ari na ruhare na ruto twabigizemo. When life falls apart, it actually falls into a place we might want to remember that everything changes from time to time. Iyo ubuzima bugoye tuba dukeneye kwibuka ko byose bihinduka isaha ku yindi. Biba bishoboka ko ijoro urimo ryahindukamo amanywa, umwaka ugahindukamo amahirwe, umuvumo ugahindukamo umugisha. It's only the matter of time. Byose kiba ari ikibazo cy'igihe gusa. What should we do when life falls apart, when we are in a miserable situation without way out? Ese ni iki dukwiye gukora mu gihe tugeze mu mayira abiri, mu gihe tugeze aho ubuzima busa nkaho buhagaze ari nta kundi twakwikura muri ibyo bihe? Ubigenza ute? Ikintu cya mbere dukwiye kwitaho mu gihe tugeze muri ibi bihe, muri Stuation, icya mbere ni ukumenya ko ikibazo kitari mu miterere y'ibyo bitwasamiye, ko ahubwo aho ruzingiye ari uko ibyo tubyakira nuko tubyitwaramo. Umufilosofi Epictetus ati it is not what happens to you but how you react to it that matters. Ibyo bikubaho si cyo kibazo, ahubwo ikibazo kiri mu buryo byitwaramo. Ubuzima buhora buhinduka, ubuzima ni ups and down. Uyu munsi bigenda neza, ejo bikagenda nabi, ejo byagenda nabi, ejo bundi bikagenda neza. Mu gihe ukiri muri ubu buzima uko niko bizahora mu mpinduka zidashira. Izi mpinduka ziba muri ubu buzima nta bubasha namba tuba dufite bwo kubasha kuzigenzura ngo bigende uko tubyifuza, gusa ariko hari ikintu kimwe dushobora kubikoraho, bita mu buryo tubyitwaramo. How do we relate to it? Nubwo uri muri ibyo bihe bigoye, gusa ariko urebye ku rundi ruhande ntiwabura izindi mpamvu nyinshi zituma wishimira ubuzima. Urebye neza basanga ko hari izindi mpamvu nyinshi zo gukomeza ujya imbere muri ubuzima. Twigarukire kuri wa mugabo wacu wari hagati y'ibigeragezo bitatu atazi uburyo abyikuramo, adahindutse ifunguro rya ziriya nyamaswa Taiga cyangwa se inzoka.
ubwo wa mugabo yarimo afatije ku muzi w'igiti nawe uri hafi gucika imbeho ugeze kure, yarararamye abona ibitonyanga by'ubuki byavaga mu muzinga w'inzuki wari mu giti cyo hejuru y'uwo mwobo, ku buryo byagwaga ku mutwe w'uwo mugabo. Umugabo acyumva ko ari ubuki buri kugenda bumugwaho, yarararamye arasama, bya bitonyanga bitangira kugwa mu kanwa ke, atangira kumva icyanga cy'ubuki, yirengagiza ko hejuru hari igisamagwe kandi ko hasi hari kobura imutegereje. Umugabo byabayeho yirira ubuki, amasaha arashira ararataha, yirengagiza ko hari ibindi bimwasamiye bishaka kumuhitana. Amasaha yarashize ararataha, rwa rusamagwe kubera kurambirwa cyane ndetse n'inzara yari rumereye nabi byatumye rushora umutwe muri wa mwobo ngo rurebe ko rwafata wa mugabo. Birangira ruhanutse muri wa mwobo, kubw'amahirwe ya wa mugabo ruhanukira ku rundi ruhande rwitaruyeho wa mugabo yarafashe, rurahanuka rugwa mu ndiba ya wa mwobo. Iyo tayiga igihanuka yavunitse amaguru, noneho ikirenze icyo igwa kuri ya nzoka irayica. Aho iyo tayiga yari iri noneho ntiyashoboraga kugera kuri wa mugabo wimuka cange, kuko uwo mugabo yakize ibyo bigeragezo byose ava muri wa mwobo ari muzima, ahubwo yahaze ubuki kuko yategereje igihe kigakora ibyacyo. Byarangiye neza, amahitamo yarahari yonyine ko ari ugutuza agategereza igihe kigakora ibyacyo. Ibi bitwereka neza igisobanuro cy'ijambo it's a matter of time. Byose ni ikibazo cy'igihe gusa. Iyo wihanganye ugategereza, byose byiza cyangwa se bibi urabibona, kandi uko niko biba bigomba kugenda mu buzima bwawe. Habayeho umwami, uwo mwami akagira ibyishimo birengeje urugero ndetse akanigirira icyizere kirenze igikenewe mu gihe ibihe biri kumugendekera neza. Uwo mwami ubwo yatsinaga urugamba wasangaga yikomanga mu gatuza, ariko ku rundi ruhande uko yishimaga birenze urugero akumva ko nta cyamuhangara. Ni nako iyo ibihe bitagendaga neza byazaga bikamusenya, agasuhererwa agahinda kakenda kumuhitamo. Uyu munsi niba yishimye birengeje urugero, ejo yabaga yakambije agahanga, agahinda cyangwa se uburakari ari bwose. Nuko mu bajyanama be hakabamo umwe w'umuhanga yakundaga cyane, umujyanama w'umunyabwenge. Kubwo kubona uko uwo mwami ayoborwa n'amarangamutima uko ibihe bihindutse, yahisemo guha umwami impano y'impeta. Iyo mpeta y'izahabu yari yanditseho ijambo rigira ati this too shall pass, n'ibi bizarangira. Nyuma buri kanya uko akubise amaso kuri iyo mpeta yibukaga ko nta gahora gahanze. Iyo ibihe byagendaga neza ntiyadamararaga ngo agire umurengwe ngo yibagirwe, ahubwo icyo gihe yatangiraga kwitegura ibihe bibi bishobora kuzaba nyuma. Iyo kandi ibihe bibi byazaga ntibyamusenyaga, ahubwo yahoraga yiteze ko nubwo atazi neza igihe bizabera, ariko yabaga azi neza ko nabyo bizarangira. Ibyo tubona ubu si byo bizagumaho mu gihe kiri imbere. Ukiri muri ubu buzima uzahora mu mpinduka zidashira. Icyiza cyagufasha ni ukwakira byose uko bije kandi ukabyakira ukabasha kujyana n'ibihe. Kenshi mu buzima ahazaza hatuzanira ibitandukanye cyane n'ibyo twari twiteze mu buzima. Duhora dutungurwa nabyo, gusa ibyiza n'ibibi biraza bikarangira tugafata ibindi bishya. Umufilozofe Epictetus ati do not demand that things happen as you wish, but wish that they happen as they do happen and will go on well. Ntusabe ko biba uko ubishaka, ahubwo wifuze ko biba uko byakagenze, ko niko uzabasha gukomeza urugendo rw'ubu buzima neza. Soza ubu butumwa nari mbazaniye muri ingingo y'umunsi, mwabaha iyi mpamba y'amagambo y'ihumure nk'uko yavuzwe n'abahanga batubanjirije. Ijambo rya mbere nakubwira nti the darkest hour has only 60 minutes. Nayo saha yijimye kurusha andi yose nayo imara iminota 30 yonyine. Nubwo uri mu bihe bigoye, ni igihe gito nabyo bigashira, icyari ijoro kigahinduka igitondo gituje kandi gitohagiye. Even the darkest night will end and the sun will rise. Nijoro ryijimye kurusha andi yose riracya maze akazuba kakarasa. That which do not kill us make us stronger. Kitatwishe kiradukomeza. Life is suffering, but suffering is not the end. Ubuzima bwuzuyemo imibabaro, gusa ariko iyo mibabaro si ryo herezo. Yes, cyari ikiganiro ingingo y'umunsi, ikiganiro dusangirira mu ijambo twiga amasomo atandukanye y'ubuzima. Ni ikiganiro ushobora gutangamo igitekerezo, wandika muri comment section ukatubwira uko nawe ubyumva. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Francis Nkurunziza. Tuzahurira no mu bindi biganiro. Bye.